Ku itariki ya 6 Mata umwaka wa 2025 witwa Bruce Melody yashyize hanze amashusho y'indirimbo amugaragaza ari kumwe na Diamond Platnumz bakora indirimbo yitwa Pom Pom. Yari iteganyijwe gusohoka mu mpeshyi y'umwaka wa 2024. Indirimbo yafatwaga nk'igitangaza, ikaba irimo umuhanzi w'umunya Nigeria witwa Joel Brown. Amashusho yafashwe n'uwitwa Sacha Vibes, hanyuma witwa Joel Brown aza gufata aye nyuma. Mu kwezi kwa karindwi ikompanyi yitwa 155am irebera inyungu za Bruce Melody yatangiye gutegura uburyo bwo kumenyekanisha indirimbo, nubwo yakomeje kuvugwa cyane mu Rwanda. Witwa Diamond Platnumz ntigeze ayivugaho cyangwa ngo agaragaze ibimenyetso by'uko ayishyigikiye. Witwa Bruce Melody yatangaje ko indirimbo ihari ariko bategereje igihe cyiza cyo kuyishyira hanze, aho we na bagenzi be bazaba bafite umwanya wo kuyimenyekanisha neza. Ibi byatumye isohoka ryayo risubikwa, cyane ko witwa Bruce Melody yari afite gahunda y'ibitaramo byinshi mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 birimo